Amakuru dukesha ikinyamakuru cya Rolling Stone avuga ko John Legend ngo azitabira ibitaramo bya Global Citizens Move Africa. Uyu John Legend ni umuririmbyi n'umwanditsi w'indirimbo akaba umucuranzi wa piano, yewe anakina n'amafilime atandukanye. Uyu mugabo watsindiye igihembo cyo gucuranga piano azacurangira i Kigali na Lagos mu kwezi kwa kabiri. Iyi gahunda ya Global Citizens ni iya mbere ya Pan Africa izazenguruka iyobowe n'abahanzi mpuzamahanga. Iyi Move Africa muri 2025 izakirwa na Nigeria ndetse n'u Rwanda. Mu mujyi wa Kigali izabera muri Beka Arena ku ya 21 Gashyantare. Iyi Beka Arena ikaba imaze kugira ubukombe mu kwakira ibitaramo bitandukanye mpuzamahanga. Naho muri Lagos yo izabera kuri Palms ku ya 25 nyine Gashyantare. Iyi tariki ya 21 Gashyantare muri Beka Arena hazabera iki gitaramo azaba ari kuwa gatanu. Kwinjira muri iki gitaramo ntago ari ibintu byoroshye cyane kuko amatike ari ku rubuga rwa ticket.rwa agaragaza ko kwinjira muri iki gitaramo bizasaba kwishyura 30,000 mu myanya isanzwe, naho mu myanya ya silver ni ukwishyura 70,000, mu myanya ya platinum ni ugutanga 135,000. Aya rero akaba ari nayo mafaranga menshi arimo. Murumva rero ko iki gitaramo ni igitaramo kizaba gikomeye cyane, ntago ari igitaramo kizitabirwa n'abantu badafite mu mufuka. Ikindi wamenya rero kuri Move Africa nuko yatangijwe na Global Citizens na sosiyete y'imyidagaduro ya Kendrick Lamar. Uru ruzinduko akaba ari kimwe mu bikorwa byo kuzana amahirwe menshi mu bukungu ku rubyiruko rwo ku mugabane wa Afurika binyuze mu muziki wa live. Umwaka ushize w'2023 Kendrick Lamar ubwe niwe wayoboye iki gitaramo cyabereye i Kigali. Uyu John Legend uzitabira iki gitaramo yagize icyo avuga ku ruzinduko rwe mu Rwanda ndetse no muri Lagos, aho yavuze ko yishimiye cyane kuririmbira i Kigali na Lagos nk'uzaba uri muri Move Africa. Ati ni igikorwa kitazazana gusa ibitaramo bitazibagirana, ahubwo ngo binateza imbere kwihangira imirimo ndetse n'amahirwe y'akazi, ngo biha kandi imbaraga urubyiruko kwinjira mu muziki ndetse no guhanga udushya muri Afurika. Yavuze kandi ko Afurika ari igihangange ku muco ku isi ndetse ko ari ishema kuba umwe mu bagize ejo hazaza h'umuziki wa live ku mugabane wa Afurika. Uwitwa Hu Evans washinze Global Citizens akaba n'umuyobozi mukuru yavuze ko Move Africa igenda ikura umwaka ku wundi. Ati intego yacu ni uguha ibikoresho no gushishikariza abaturage bo muri Afurika bafite imbaraga bakiri bato kugira uruhare mu muziki wa live. Ati ndetse n'inganda zihanga. Avuga kandi ko bazashora imari mu bihe biri imbere kandi ngo ibi bikorwa byabo bizaba ari ibikorwa birambye. Ibikorwa remezo rero ngo bizatuma Afurika itazongera guhezwa muri International Touring Circuit. Binyuze mu muziki we, John Legend amaze kwakira ibihembo 12 na Grammy Award. Iyi Grammy Award akaba ari igihembo gitangwa na Recording Academy yo muri Amerika kugira ngo bamenye ibyagezweho mu bikorwa bya muzika. John Legend, umutoza w'ijwi, umuririmbyi, umwanditsi wazo n'ibindi bidasanzwe bimwerekeyeho byinshi yagezeho mu mwuga we ntabwo bishidikanywaho. Ko nabibabwiye rero yakiriye ibihembo bitabarika kubera umuziki ndetse no gukora cyane, harimo ibya Emmy Award, Grammy Award, Oscar ndetse na Tony Award. Hari ibintu 10 nifuje ko wamenya kuri John Legend. Ibi bintu 10 ushobora kuba utabizi kuri uyu mugabo. Muri iki kiganiro uri kumwe nanjye Umulisa. Ese waba uzi izina nyakuri ry'uyu John Legend? Amazina ye nyakuri yitwa John Logan Stephens, yamenyekanye nka John Legend. Yavutse mu kwezi kwa 12 tariki ya 28 mu 1978. Avukira muri Springfield, aho ni mu mujyi wa Ohio muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu John Legend yabonye izina biturutse ku musizi witwa G.I.V. yasobanuye ko ijwi rya John ari irya kera ngo rimeze nk'iry'umwe mu Legend, maze izina rigumaho gutyo kuko John yaje kurihitamo nk'izina rye rya stage. John Legend yashakanye na Chris Teigen, icyamamare mu mideli n'itangazamakuru. Barushinze mu mwaka wa 2013. Aba bombi bakaba bafitanye abana 3. Cya kabiri ugomba kumenya kuri John Legend, nubwo Legend afite ubuhanga rero muri muzika bwamamaye cyane, n'ibyaranze kwiga kwe birashimishije cyane kuko mu bwana bwe yamaze igihe kinini yigishwa na nyina umubyara, bituma atsinda cyane.
Ibi byanatumye asimbuka grade ebyiri atangira high school afite imyaka 12 gusa. Yaje kubona impamyabumenyi iherekejwe na buruse zari zaratanzwe na kaminuza ya Georgetown ndetse na Harvard. Ariko Legend we yaje guhitamo kujya muri Pennsylvania arangiza icyo cyiciro mu 1999. Ese wari uzi ko uyu John Legend yatangiye kuririmba nk'umuririmbyi w'ubukwe? Umuhanzi wese ukomeye buriya aba yarabayeho underground, nubwo hari abatangira bagahita bazamuka kubera support zitandukanye, ariko burya ni gake uzumva uzatangira kuririmba agahita amenyekana ku ruhando mpuzamahanga. Gusa nanone kuririmba mu bukwe ntibisobanura guciririka. Kuri uyu mutoza rero w'ijwi John Legend, kuririmba mu birori by'ubukwe byari inzira ye yo gutsinda. Gusa nanone mu gihe cye kuririmba mu bukwe byari iby'ingimbi n'abangavu, ariko we nyine byarangiye atumye uwo murya w'urukundo awukoresha neza mu birori by'ubukwe bw'ibyamamare bitandukanye. Ese wari uzi ko John Legend akunda kumara igihe cye muri kampani y'amasomero y'ibitabo bitandukanye byiza? Legend cyane cyane akunze gusoma ibitabo bivuga ukuri, tavuga inkuru mpimbano, cyane cyane amateka yaranze abantu bamamaye. Kimwe mu bitabo rero akunda cyane ngo kurusha ibindi ni icya Stephen B cyo mu 1982 kivuga amateka ya Martin Luther King cyitwa Let the Trumpet Sound. Kivuga amateka ya Martin Luther King cyitwa Let the Trumpet Sound. Uzi ko John Legend imbere y'akazi ke k'umuziki yari umujyanama mu bya business? Mu ntangiriro y'umuziki we mu buryo bw'umwuga yaririmbye muri Night Club in New York. Icyo gihe yari umwe mu bagize Boston Consulting Group. Muri interview yagiranye na CNBC, Legend yavuze ku bijyanye na experience ye. Avuga ko gukorana n'abandi nk'ikipe, gufatira hamwe ibyemezo bizamura urwego rwo gutegereza ubwoko bwa business wifuza gukora. Avuga ko ibi byose byamufashije mu mwuga we nk'umucuranzi. Ese wari uzi ko mbere y'umukino wo kujya kuri stage, John Legend abanza gufata ifunguro rigizwe n'inkoko ya rotisserie? Buri munyamuziki ukomeye agira udushya cyangwa se umuhango ubanziriza kujya ku rubyiniro rwe. Kuri Legend ngo umuhango abanza gukora mbere yo kujya kuri stage ye ngo ni ugufata ifunguro akunda kurusha ayandi. Abinyujije ku rukuta rwe rwa Twitter, yavuze ko mbere yo kujya kuri stage abanza gufata ifunguro rigizwe n'inkoko yo mu bwoko bwa rotisserie ngo n'imboga zimwe na zimwe. Avuga ko ibi bituma yumva ameze neza, bigatuma yumva yiteguye kujya kuririmba. Ese wari uzi ko igitangaje kindi wamenya ngo nuko John Legend ari umukunzi w'inyamaswa? John Legend n'umugore we Chris Teigen bishimira kuba batunze imbwa enye. Imbwa zabo kandi ngo zifite amazina, hari yitwa Pebbles, hari yitwa Penny, hari yitwa Pillow, hari na yitwa Petty. Batunze kandi izindi nyamaswa ziherekejwe n'inyoni ebyiri. John Legend ikindi wamenya nuko yegukanye igihembo cya EGOT. Yabaye umwe mu bantu bake begukanye ibi bihembo byose bizwi nka EGOT, ari byo Emmy Award, Grammy Award, Oscar ndetse na Tony Award. Ikindi kandi wamenya nuko ngo inspiration John Legend yayikuye kuri classic music. Ni injyana yari igezweho mu myaka ya za 90. Kuko abafana ba The Voice babizi, ngo Legend ijwi rye ryagiye rizamuka mu myaka itandukanye. Ariko wakwibaza aho yakuye inspiration. Iyi inspiration rero nta handi usibye ku byamamare byo mu myaka ya za 90 nka Boyz II Men, Rick ndetse na James Hammer na Michael Jackson. Ikintu cya 10 wamenya kuri John Legend, hari inkuru ivuga ko uwabanaga na Legend muri kaminuza ngo yari afite mubyara we wimukiye mu mujyi wa Chicago. Uyu ni yarazwi icyo gihe, yari umwe mu bacura beat kandi uyu Legend yarazi. Nta wundi rero yari Kanye West mbere yo kumenyekana. Iyi rero akaba ari nayo ntangiriro yatumye Legend na West bakorana, bituma Legend asinya mu labels. Nyuma za ndetse no gusohora album ye ya mbere yise Get Lifted kuri label ya Kanye West yitwaga Good Music, aho hari mu kwezi kwa 12 mu mwaka wa 2004. Uyu John Legend yaririmbye indirimbo nyinshi nziza cyane. Indirimbo 10 za John Legend zakunzwe cyane ku rwego rw'isi. Indirimbo iri ku mwanya wa mbere yakunzwe cyane ku rwego rw'isi ndetse n'aha mu Rwanda ni indirimbo yitwa All of Me. Iyi ndirimbo yayisohoye mu mwaka wa 2013. Iyi ni imwe mu ndirimbo zikunzwe cyane z'ibihe byose, yegukanye ibihembo byinshi kandi yakunzwe mu bukwe n'ahandi hantu hahuza abakundana. Uyu John Legend iyi ndirimbo akaba ariyo yari yaratuye umugore we Chris Teigen.
Indirimbo iza ku mwanya wa kabiri ni indirimbo yasohotse mu mwaka wa 2004, ni indirimbo yitwa Ordinary People. Iyi ndirimbo iri kuri alubumu ye yitwa Get Lifted yamuzamuriye izina, ikaba ivuga ku mibanire y'abantu ndetse n'urukundo rutari rwuzuye ubushobozi bwo kuba ruzira amakemwa. Indirimbo iza ku mwanya wa gatatu ni indirimbo yasohoye mu mwaka wa 2008. Iyi ndirimbo yarakunzwe cyane ndetse na n'uyu munsi wa none ntabwo igiva kuri pose. Ni indirimbo yitwa Green Light. Ni indirimbo yafatanyije n'umuhanzi Andre yagaragaje John Legend mu buryo budasanzwe bw'imyidagaduro. Indirimbo iza ku mwanya wa kane ni indirimbo yasohoye mu mwaka wa 2016. Iyi ndirimbo ikaba yitwa Love Me Now. Iyi ndirimbo ivuga ku gukunda umuntu nta buryarya kandi nta gutegereza. Yakunzwe cyane rero mu rukundo ahantu hatandukanye ku isi. Indirimbo iza ku mwanya wa gatanu ni indirimbo yasohoye mu mwaka wa 2014. Iyi ndirimbo ikaba yitwa You and I. Ni indirimbo ifite ubutumwa bwimbitse bwo gukunda umuntu uko ari, by'umwihariko mu bijyanye no kongera icyizere ku mubiri ndetse no ku mutima. Indirimbo iza ku mwanya wa gatandatu ni indirimbo uyu Legend yasohoye mu mwaka wa 2004. Iyi ndirimbo ikaba yitwa Used to Love You. Iyi ndirimbo ikaba iri mu bihangano bye bya mbere byagaragaje impano ye ku rwego mpuzamahanga. Ni indirimbo irimo amagambo ashingiye ku rukundo rwashize. Iyindi ndirimbo y'ibihe byose ya John Legend iza ku mwanya wa karindwi ni indirimbo yasohoye mu mwaka wa 2012, ikaba yitwa Tonight. Ni indirimbo yahuriyemo na Ludacris, ikaba yarakoreshejwe muri filime Think Like a Man. Yakunzwe cyane rero mu bitaramo no mu rubyiruko rutandukanye ku rwego rw'isi. Indirimbo dusanga ku mwanya wa 8 ni indirimbo yasohotse mu mwaka wa 2006. Iyi ndirimbo ikaba yitwa Save Room. Ni indirimbo ifite umudiho na soul shimishije kandi ivuga ku rukundo. Iyi ndirimbo yakunzwe cyane ku maradiyo ndetse igaragaza ubuhanga bwe mu gutunganya injyana ya soul ndetse na R&B. Indirimbo iza ku mwanya wa 9 ni indirimbo yasohoye mu mwaka wa 2019. Iyi ndirimbo yitwa Preach. Iyi ndirimbo ifite ubutumwa bwimbitse bwo guharanira impinduka nziza mu muryango, cyane cyane mu rwego rw'ubutabera n'uburenganzira bwa muntu. Indirimbo iza ku mwanya wa 10 ni indirimbo yasohoye mu mwaka wa 2004. Ni indirimbo yitwa So High. Iyi ndirimbo ifite amagambo yoroshye kandi yuje urukundo, ikaba yarakunzwe cyane mu bukwe ndetse no mu bihe by'umunezero. Izi ndirimbo zose zigaragaza umwihariko wa John Legend mu njyana ya R&B, soul ndetse na pop. Nizo gukundwa cyane, izi ndirimbo zishingiye ku rukundo. Ku musozo rero w'iki kiganiro ndagushimira we wari uri kumwe nanjye muri iki kiganiro. Wari kumwe nanjye Umulisa, ndabakunda cyane. Naho ubutaha mu bindi biganiro bitandukanye. Kora subscribe ujye ubana natwe mu biganiro bitandukanye binyura hano kuri Key Message 250. Naho ubutaha, bye bye.